rurenze uko tururirimba. Ndamwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo arusuke mu mutima wawe uyu mugoroba, umuhishurirwe kuruta aho warugereye, nanjye muhishurirwe kuruta aho naringereye. Haleluya. Yesaya 53 ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Byari bigoye kubyumva kuko bitasaga n'ibyari bitegerejwe. Haleluya. Ibyasaga n'ibyari bitegerejwe. Yarafite isura itakwifuzwa, yaraciye mu nzira itandukanye n'iy'abisi dutegereza, na n'ubu kandi ni kwari. Ninde wizeye ibyo twumvise kuko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ngo kuko yakuri imbere nk'ikigejigeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntiyarafite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyarafite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe nitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Ab'igihe cye ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe, bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko. Kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi, kandi asabira abagome. Mu bagome hari harimo wowe nanjye. Haleluya. Ariko kuko byaje mu ishusho ititezwe, byatumye bisuzugurwa, bituma tutabiha agaciro bifite. Umugani umwe uri mu isezerano rishya waratubwiye ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wari urimo guhinga, hanyuma muri uwo murima ngo agwa ku butunzi bwinshi, agwa ku izahabu y'igiciro cyinshi, ngo bimutera kujya kugurisha. Bibiliya yera avuga ngo ajya kugura, ariko ajya kugurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo akunde yigarurwe butunzi butagira akagero. Reka muri iki gitaramo Mwuka Wera yahaye New Melody kudutegurira, nshuti z'Imana, twibwire, wibaze mu mutima wawe n'uwanjye, twibwire ngo ese hari ikintu kimuruta mu mitima yacu? Ese wagurishije byose umaze kugwa kuri ubwo butunzi butagira akagero, cyangwa nawe byakubereye inshoberamahanga nk'uko uyu muhanuzi Yesaya yarabivuze ngo ninde wizeye ibyo twumvise? Ese ko isura yidakurura, akaba adasa n'umunyagikundiro, ninde uri bwizere ko afite imbaraga zo kudukiza? Ninde uri butekereze ko ibyakiza byajya ku giti, ku musaraba wagenewe ibivume, wagenewe abagome, ariko ashaka wowe nanjye? Ni iki kirimo kiruta Yesu mu mutima wawe? Ni igiki ngo dusabe ubuntu bw'Imana ijuru ridukingukire muri uyu mugoroba bitakaza agaciro? Ese ni ukuryoherwa n'ubuzima? Ese ni amafaranga? Ese ni ukubyara? Ese ni ukumenyekana? Ni igiki kirimo kimurusha agaciro ko byagenwe ko ubwo bwami butubera nk'izahabu y'igiciro cyinshi, ko byagenwe ko njyewe wamaze gusogongera ngurisha ibyo nari mfite byose kugira ngo nakire ubwo butunzi butagera akagero? Nshuti z'Imana, ntabwo bwari bwandaraye, yabanje guhinga, yabanje kwegera aho buri. Igituma indirimbo z'agakiza zivugwa, igituma ubutumwa bwiza buvugwa, ni ukugira ngo wigire hino, ni ukugira ngo wegere wamenye amaraso ku bwawe. Haleluya. Ni ubutunzi bw'igitangaza, ntibwibunza, ariko yabutangiye ubuntu, bituma twibwira ko ntacyo budafite agaciro bukwiriye. Ni igiki? Ni ukuri mu Rwanda ndabihamya, twese twumvise izina rya Yesu, twese dufite insengero tubarizwamo, hafi ya twese, n'abatazirimo uyu munsi bamwe bigeze kuzibamo. Hafi ya twese twumvise ubutumwa bwiza, hafi ya twese izina rya Yesu twararyumvishe.
ese byakubereye ubutunzi? Ubutunzi butagira ikindi wabigereranya nabyo? Ese urimo urasiganwa ugurisha ushaka kwigarurira ubwo butunzi butagira akagero? Haleluya. Yemeye gusuzugurwa n'abo yaremye, abaho adafite, ameze nk'udafite izina, abaho ameze nk'udafite icyubahiro, ashaka wowe nanjye. Haleluya. Muri urwandiko rw'Abakolosayi igice cya mbere 12 kugeza kuri 14, ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Haravuga ngo mushimira Imana Data yabahesheje uruhare ku munani yageneye intore zayo zigengwa n'umucyo. Dushimira Imana Data, turimo turamutura iki gitaramo, dushimira Imana Data yaduhesheje uruhare, mfite umunani mu ijuru. Haleluya. Mfite umurage kwa Data, tumushimira. Uwaguhaye umunani mu ijuru, uwaguhaye kuraganwa n'abera, uwaguhaye umurage umwe na Kristo, wamwitura iki? Dushimira Data wa twese. Haleluya. Waduhaye uruhare ku munani yageneye intore zayo zigengwa n'umucyo, ngo niyo yatubohoye ituvana mu butware bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Niwe dukesha gucungurwa ariko kubabarirwa ibyaha. Twamwitura iki? Twamuha iki? Ngo yatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo twebwe abariho turekeraho kubaho ku bwacu. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo turekeraho kubaho twinezeza, ngo tubeho tunezeza uwo nguwo wadukunze akaducungura. Yatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo wowe nanjye twakire ubwo bugingo, ubuzima bwo kubaho ku bwacu bube burangiye. Haleluya. Tubereho ngo wadukunze akaducungura, uwaduhaye umunani mu ijuru. Reka mbabwire abagiriye ubuntu tukababarirwa, twese turi mu minsi yo kumwitura urukundo. Haleluya. Urya munsi wakijijweho, waba warakijijwe ejo, waba uri bukizwe uyu munsi, tuba dutangira urugendo rwo kumwitura uwatanze ubugingo bwe ku bwacu. Waba wigiriye neza kwinjira muri urwo rukundo, waba wigiriye neza ushoje uyu mwaka mubwira ngo ndashaka ko nangira usuka mu mutima wanjye. Yesu ni igitangaza, niwe mwami ukorera mu bo yakunze, ukorera muri bo ibyo abasaba. Haleluya. Niwe mwami ukorera mu bo yakunze, agakorera muri bo ibyo abasaba. Ntiyigeze agusaba kubaho wirwariza, ntiyigeze agusaba kubaho wirwanaho, ahubwo yarakubwiye ngo ngwino mwana wanjye, singusize nk'imfubyi, nzagaruka aho uri. Haleluya. Nzaza mbe imbere muri wowe. Imana ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe adusaba adakorera muri twebwe. Ese wabwira umutima wawe uti mutima wanjye, twinjiye mu buzima bwo kubaho tumwitura urwo yadukunze, twinjiye mu buzima bwo kumwemerera kugira ngo akorere muri twebwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ngo asama cyane nduzuza akanwa kawe. Yesu yarongera avuga muri hano igice cya 7, aravuga ngo umuntu nagira inyota zahondi anywe. Haleluya. Arashaka kukunywesha ku buzima bw'ubumana, ukarekeraho kubaho wirwariza ibyo idini ritaguha, ibyo kwamamara bitaguha, ibyo amafaranga adatanga, dore ko akora byinshi, ibyo bataguha, ibyo utakura mu isi. Arakubwira ngo nyegere, ngwino mbisuke muri wowe. Haleluya. Umwuka w'Imana ubikorera muri twe. Data ntiyamutanze mu bitonyanga, ahubwo yaramucuncumuye, yamusutse ku bwinshi. Aragusaba ngo samaka cyane. Ese wananiwe n'icyaha? Ese ufite ubuzima bubiri? Ese ufite icyo werekana n'iki? Ese iby'isi birakuryoheye? Wananiwe kutandukanywa nabyo? Asama cyane. Egera umuhesha w'ubugingo, egera uduha kunesha, egera uduha gutsinda. Ntiyigeze agusaba kubaho wirwariza. Ubuzima bwo kubana nawe buraryoshye. Ubuzima bwo kubana nawe ni ubuzima bubaho si igipindi, bubaho si imigani, bubaho kandi arashaka kububamo. Ugakira umuruho, ugakira kwirwanaho, ugakira ubuzima bubiri, ugakira kuruha, kandi ufite kandi ufite umunani mu ijuru. Ni ibyacu. Yagiye kumusarura kugira ngo abiduheshe. Icyatumye ukizwa ntuhite upfa ngo ujye mu ijuru, icyatumye ngewe nkizwa simite mpfa ngo ujye mu ijuru, ni ukugira ngo ubwo buzima bwe bukorere muri ngewe, maze mubera amaguru, maze mubera akanwa, maze mubera amaboko,
yaje afite ishusho ya Yamana itaragaragaraga, ubwiza bw'Imana bwose na kamere y'Imana byose byuzurira muri we. Hanyuma agenda mu isi agaragaza iyo Mana itaregerwaga, kugira ngo nibabona Yesu babona Imana. Arangiza asubira mu ijuru, aravuga ngo sinzabasiga mwenyine, nzabohereza undi mufasha umeze nkanjye. Uwo ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, ariko mwebwe azabana namwe kuko muramuzi kandi aba muri mwebwe. Arangije aguha umurimo w'igitangaza wo gusigara uri intumwa mu cyimbo cye. Uyu munsi Yesu ntari bugendagende mu mijyi ya Kigali, ntari bube mu miryango yacu, ariko aragufite wowe nanjye. Ubwo buzima bwo kumuhagararira ntiwabwishoboza. Nubwo wakora iminsi 40 ukagerekaho indi 100, ariko we yacuncumuye muri twebwe. Iyo tumukinguriye cyane, ukasama cyane, ukamubwira ngo sinabishobora, asuka ubuzima bw'ubumana muri twe. Reka mbabwire icyo u Rwanda rukeneye intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ntirukeneye amadini yongera ku yandi, ntirukeneye amatitire yacu abakanga, rukeneye intumwa mu cyimbo cya Kristo, zaba zizwi zaba zitazwi, zaba zikemye cyangwa zikize, kuko ubuzima bw'ubumana nibwo bukenewe. Isi nta gisubizo ifite, ariko Umwuka Wera muri twe. Njyewe urwabya rworoheje, njyewe wahoze ndi umunyabyaha rw'imbi, njyewe utari ufite ibyiringiro, Imana muri nje nibyo byiringiro by'abanyabyaha, nibyo byiringiro by'abarushye, nibyo byiringiro by'abashoberewe mu madini kandi bayarimo. Imana muri twe ntiyigeze ibyimana. Yaravuze ngo umuntu nagira inyota azaho undi anywe. Harongera hatubwira muri Yesaya ngo kuki mutanga ifeza mukagura ibyo kurya bidahaza kandi ibyo ari ubuntu. Imana iragukeneye cyane kuruta uko uyikeneye. Iragukeneye cyane ngo isuke ubuzima bwayo muri wowe, hanyuma uyigendere. Haleluya. Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 26 haravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ibi ntibigukange, kugushoboza kuyitondera nabyo abikorera muri twebwe. Ariko Yesu we, haleluya. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, biragatsindwa n'Uwiteka kuba nabwiriza ntarimo kwitoza kumukunda. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba twagira igitaramo nk'iki, ndirimbo nziza nk'izi, tukaririmba ku mutima utarimo kwitoza kumukunda. Ntiyavuze ngo ni mu nkunda muzaririmba cyane, ntiyavuze ngo ni mu nkunda muzabwiriza cyane, ntiyavuze ngo ni mu nkunda muzubaka insengero nyinshi, ntiyavuze ngo ni mu nkunda muzafasha abakene, kuko ibyo byose umuntu ashobora kubikora bidateretse ku mutima witoza kumukunda. Ariko aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanyu. Umutima wanyu wasitara, wahirima, ariko uzaba wifuza kwitondera ibyo yavuze. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanyu, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe. Nanjye nzasaba Data. Ni mu nkunda muzaba murimo mutaguza nk'abana batoya, mwifuza ko ibyo yahamije bihinduka ibyanyu, murimo mutera agatambwe gatoya, hanyuma kubw'iyo nyota n'urwo rukundo mwifuza kumukunda, murimo mwitoza kumwumvira nk'uko abigishwa byabagendekeye. Ntibari bazi ko Umwuka Wera yasutswe asa, ibya Pentekote bari bazi bya bindi byo mu minsi mikuru y'Abayuda, ariko ntibari bakabonye ijuru ribatiza abantu. Ariko aravuga ngo nimugende mutegereze. Bategereza batazi uko bizasa, bategereza batazi igihe bizamara. Mbibutse ko nubwo dusoma muri Bibiliya tugasanga Yesu amaze kugenda baramaze iminsi 10 gusa, ariko bategereje batazi icyo bategereza, ariko bategereje mu kumvira. Hanyuma rero muri uko kwitoza kumwumvira ngo nanjye Yesu, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Niyo mpano y'Imana isi idashobora kubona. Ngo niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona, ariko twebweho, haleluya, ntitwamubuze. Oya, haleluya. Ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe nkunda. Nagira ngo mve muri imirongo gusa mike yadusomye wumve ibintu byo kwitondera. Kwitondera ntibivuga kubibasha,
ariko iki kintu cyitondeye, ugifatana attention ihagije, ugifatana care ihagije, ugifata ucyitayeho, n'ibyo adusaba kwitondera, kudakerensa ubuntu wagiriwe, kudakerensa ibyo waguzwe amaraso y'igiciro, kutamenyera ibi bintu ngo nuko tubirimo turi benshi, kutabimenyera ngo nuko bivugwa n'abantu benshi, kutabimenyera ngo nuko tubisanga hirya no hino, kutabimenyera ngo nuko bimazemo imyaka, kutabimenyera ngo nuko imbabazi ze zidutwikiriye, kutabimenyera ngo nuko ubuntu bwabo budutwikiriza, imbabazi ze zikatubaho, ntahaniraho, ategereza ko umunyabyaha yihana. Ariko aratubwira ngo nitwitondera, ngo ufite amategeko yanjye akayitondera, uwo ni wo nkunda. Kandi unkunda umva ikizamubaho, azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ngo Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu ntankunda. Mwumva inshuro yabivuze, akeneye ko umwitura, ntiwanganya nk'urwo yaguhaye, ariko arifuza ko urespondinga, usubiza ku rukundo yagukunze. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Dushobora guturana muri quartier, tukabana mu mazu yenda kumera kimwe, ameza cyangwa mabi, ariko inshuti z'Imana burya ntidusa. Haleluya. Hari abandi bitoje kumukunda, asohoza icyo yavuze, ngo umuntu nankunda njye na data tuzaza aho ari, yaba aba muri ghetto, yaba muri etage ndende, tuzaza aho ari tugumane nawe. Turaba agaciro gakomeye mu maso y'Imana, wipfusha ubusa icyo wagizwe cyo. Haleluya. Umva agahinda rero, ariko utankunda ntiyitondera, ntabigerageza, ntabyitayeho, ntibibabaza umutima we iyo ababaje Imana, ntibibabaza umutima we, ntibitera umutima w'agahinda iyo ababaje uwamukunze bikomeye, ahubwo akina n'abantu, akina game, aplayinga imikino yo kwihishahisha n'abamuzi. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya data wantumye. Ibyo mbibabwiriye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Munyemerere duhaguruke dusenge, dusabe uyu mufasha twahawe. Nta bukristo bwo kwirwariza bubaho, nta bukristo bwo kwirwanaho bubaho. Umusabe asuka urukundo rwawe mu mutima wawe, kugira ngo kubana nawe no kunezeza umutima we bikurutira ubundi butunzi bwose. Pawulo yatwandikira tugira ngo ibyari indamuzi, gukizwa, gukiranuka gushingiye ku mategeko, n'ikindi cyubahiro cyose yari afite, ngo ibyari indamuye yabibonye nk'igihombo, ndetse bimera nk'amasi, ahandi bakavuga ngo nk'amazirantoki, kubw'icyo yari abonye, ubutunzi butagira akagero bwo kumenya Kristo. Muri uyu mugoroba w'indirimbo z'agakiza, mubwire ngo suka urukundo rwawe mu mutima wanjye, kugira ngo iminsi nsigaje ibe iyo kuba intumwa mu cyimbo cyawe, mbere ho kukwitura urwo wankunze. Ngo ninde wizeye ibyo twumvise? Reka mu mutima wanjye icyo wakoze ku musaraba, uko ntinda nongererwa imyaka, kigende kigwiza agaciro kurutaho, cye gutakaza agaciro. Amafaranga ntakundutire, kumenyekana ntibikundutire, izina ryiza ntibindutire icyo wakoze ku musaraba, kuvugwa neza ntibindutire icyo wakoze ku musaraba. Ibirabagirana n'ibihinda n'ibinyoma n'ibitari byo ntibinkamure, kuko wari ufite isura itakwifuzwa, wari ufite ubwiza budakurura. Ngo ndetse ugiye gukiza abakwizera, ngo uhitamo kubakirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, ibimeze nk'ibidafite ubwenge, ibimeze nk'ubuswa, ibimeze nk'ibitemewe, ibimeze nk'ibidashimwa, ibimeze nk'ibidakurura benshi, ibimeze nk'ibidakayangana, ibimeze nk'ibidatarabagirana, aba ari byo dukirisha. Wabwiye abigishwa bawe kuko batari babizi, baje kugufata. Uravuga ngo ubwami bwawe si ubwino. Iyo ubwami bwawe wari ubwino, ubwiye data akayohereza Legiyoni mwami. Twibutse ko ubwami bwacu atari ubwino,
twibutse ko iwacu atari ino. Dore bidufasha mu maboko, dore biradukuruye, dore biduteza imitego. Twibutse ko umunani wacu atari ino. Twibutse ko dufite umugabane mu ijuru. Byandike mu ndiba y'imitima yacu, byandike mu bwenge bwacu nyaguhora ku ngoma. Ubwami bwacu si ubwino. Ikindi gihe bakubaza, wari umaranye imyaka 3 irenga nabo, bisa nkaho batangiye kumenya, umaze kuzuka bavuga ngo si ikintu cyo gihe wenda kugarama ubwami bwawe. Bari bazi ko ari ubwami bw'ingabo nyinshi, bari bazi ko ari ubwami bw'abantu bafite amafarashi, bari bazi ko ari ubwami bw'icyubahiro, barongera barabyitiranya. Icyakora urababwira ngo umwuka w'ukuri naza, azabigisha dore ntimwumva, azabigisha dore ntimubimenya, azabigisha dore murabyitiranya. Mwuka w'ukuri ngwino ubitwigisha twe kubyitiranya. Usuka urukundo rwa Kristo mu mitima yacu, ruturutira ibindi byose turimo twirukankaho, ruturutira ibindi byose dushaka. Ganira n'umutima wa buri mwana wawe. Twese uko turi hano watumeneye amaraso, kandi uratuzi. Warivugiye mu ijambo ryawe ngo niyo misatsi yo ku mitwe yacu irabaza. Uzaho twagongeye ibikuta, uzaho twibeshye, uzaho twaguye mu buriganya bwa Satani. Bamwe tukagurisha ubugingo bwacu kubw'amafaranga, abandi uratuzi muri detail. Reka tumuzamurire amaboko, tumubwira duhishurire urukundo rwa Kristo rwatumye abadefigire atakaza icyubahiro, ngo yisiga ubusa, yiyambura reputation no gukomera kose, azanywe no kugushaka we nanjye. Ese wadukunze utyo twamuha iki? N'abakundana bisanzwe b'Abanyarwanda bagahana inka, abantu barakomeza bakabirahira. Na nkanswe watuguza amaraso. Mutura indirimbo zivuye mu mutima. Reka ibyo ukora byose ubikoreye kwibuka urukundo yagukunze. Imirimo ntidushuke. Bavuze ku rukundo baravuga ngo nubwo umuntu ashobora gutanga ibye, ngo ndetse ngo akitanga ngo atwikwe, ngo ariko ntagire urukundo. Ese bibaho? Ariko bibaho muri iyi si y'ikinyoma. Iyi si y'ikinyoma bibaho ibisi by'inyuma bidasa n'ibiri mu mutima. Reka tumubwire ngo uyu mugoroba w'indirimbo z'agakiza, ndashaka icyo wakoze ku musaraba, ndagishaka mu mwuzuro wacyo. Data, tukuzamuriye amaboko, turashaka icyo wakoze ku musaraba mu mwuzuro wacyo, mu mwuzuro wacyo. Dore uhagaze ngo ku rugi rw'imitima yacu urakoma, ngo umuntu niyumva ijwi ryawe agakingura. Uzinjira iwe dusangire, uzinjira iwe usangire nawe. Nicyo cyakuzanye, ngo wifuze ko nta muntu n'umwe warimbuka, ngo wifuze ko abantu bose bamenye ukuri, maze ntagire n'umwe urimbuka. Tukuzamuriye amaboko mwa, sohoza icyo wakoze ku musaraba, cyuzurire muri nje mu minsi untije, cyuzurire muri abahungu n'abakobwa mu minsi udutije. Uturinde kubyitiranya, uturinde kubyitiranya, uturinde kubyitiranya. Turifuza kukuririmbira indirimbo z'amashimwe zikomoka mu cyo wadukoreye ku musaraba. Turifuza kuba mu bitaramo nk'ibi tuje gusuka amashimwe y'ibyo wadukoreye, mwami waba. Uturinde kwishuka. Mwuka wera, mwuka ukuri, ngwino usuka umwuzuro w'icyo Yesu yakoze mu mutima wanjye. Bisobanukirwe kurutaho, bisobanukirwe kurutaho. Urimo wisengera, ndagusaba, ese waba urahanga ukaba utarakorana na Yesu isezerano? Ese ukeneye kwakira agakiza? Urahari, urahari. Urabizi ko utarakorana nawe isezerano, wagukunze urukundo rutagira akagero. Ese wazamura ukuboko cyane ko bidakojeje isoni, ukamubwira ngo ndagushaka, ndagushaka mu buzima bwanjye. Hari uhari utaraha Yesu ubuzima bwe, ngo azamura akaboko kamwe, abandi barimo barasenga n'amaboko abiri. Uzamura akaboko kamwe tukurebe. Urahari, urahari. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Niba ntacyo bibatwaye mwakwigira hano imbere. Biteye isoni. Okay, kadusengera aho uri. Uvuga ngo mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye. We wankunze mbere, wowe wamennye amaraso ku bwanjye, wowe umuritse mu mutima wanjye, nkamenya ko ndi umunyabyaha kandi ntakwikiza. Ndakwihaye, ngwino ube umwami w'ubuzima bwanjye. Reka kuva uyu munsi unyobore, untegeke, maze nanjye ngukurikire. Unyigishe kukumvira, umfate ukuboko kugira ngo mbashe gutambuka muri iyi si ndi kumwe nawe. Unyuzuze umwuka wawe wera kugira ngo amenyeshe ukuri kwawe, amenyeshe urukundo rwankunze, amenyeshe ibyawe. Urakoze kumbabariye, urakoze kunyakiriye. Nugaruka guhamagara abera, nanjye nzumva izina ryanjye.
untere mu nzu yawe kugira ngo mpakurire, numva ijambo ryawe rinkuze. Natwe mwami abo wari waratangiye umurimo mwiza muri twebwe, tukuzamuriye amaboko, turasamye cyane ngo wuzuze akanwa kacu. Mwuka wera urushaho kudusobanurira uru rukundo rutagira akagero twakunzwe, maze imyaka turimo y'inyongezo ibereho kurukwitura. Utwuzuza ibyawe kugira ngo tukugaragaze, utwuzuza ibyawe kugira ngo isi nitureba imenye kuriho. Umpe gusa nawe agace ntasagamo nawe, mu mutima nk'uwawe, wuzuye imbabazi nk'izawe, wuzuye ubuntu nk'ubwawe. Duhagurutsemo abahungu n'abakobwa bakugendera, duhagurutsemo abagore n'abagabo bakutwara mu miryango yabo, bagutwara aho bakorera naho birirwa, nyaguhora ku ngoma. Twuzuza ibyawe kugira ngo tubishyire isi icuza umwijima, tubishyire isi ishonje, utwuzuza ibyawe. Urakoze mwami, uha umugisha New Melody n'abandi bose badutegurira ibihe byiza nk'ibi. Neza yawe yomatane natwe, nitwongera kubonera niri n'ahangaha tuzagutaramire, nitutabona niri n'ahangaha tuzakomeze mu gitaramo cyo mu ijuru. Urakoze data, cyubahiro no gukomera n'ubwenge byose ni ibyawe, urabikwiriye. Amen.